Igice cyo kwigwa cya kabiri. Uko abagabo bagaragaza ko bakunda abagore babo kandi ko babubaha. Iki gice kizigwa ku itariki ya 17 kugeza ku ya 23. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: bagabo, mwubaha abagore banyu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 7. Indirimbo y'132. Ubu tubaye umwe. Iki gice kibandaho. Muri iki gice tugiye kureba uko umugabo yagaragaza ko akunda umugore we kandi kamwubaha mu byo akora n'ibyo avuga. Mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana kuko yashinze u Rwanda. Aba bantu mureba aba ngaba turaza kubibibutsa neza ko atari ko bimeze. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birirwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira. Aba batunanira. Paragrafu ya mbere. Ikibazo: kuki Yehova yaduhaye impano y'ishyingirwa? Yehova ni Imana igira ibyishimo kandi yifuza ko natwe twishima. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 11. Yaduhaye impano nyinshi zituma twishimira ubuzima. Imwe muri zo ni ishyingiranwa. Iyo umusore n'inkumi bashakanye, buri wese asezeranya mugenzi we kazamukunda kandi akamwubaha. Iyo bakomeje gukundana, bombi bagira ibyishimo. Paragrafu ya kabiri. Ikibazo: muri iki gihe abagabo benshi bafata abagore babo bate? Ikibabaje nuko muri iki gihe abagore n'abagabo benshi badakomeza gukundana no kubahana nk'uko baba barabisezeraniye bakoraga ubukwe. Ibyo bituma batagira ibyishimo. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iherutse gusohoka yagaragaje ko hari abagabo benshi bakubita abagore babo, bakababwira amagambo mabi cyangwa bakabafata nabi mu bundi buryo. Hari abagabo bagaragaza ko baha abagore babo igihe bari kumwe n'abandi, ariko baba ari bonyine bakabafata nabi. Ikindi kandi, iyo umugabo areba amashusho y'urukozasoni cyangwa pornografiya, bishobora gutuma umugore we yumva adakunzwe kandi bikamubabaza. Paragrafu ya 3. Ikibazo: kuki hari abagabo bafata nabi abagore babo? None se kuki hari abagabo bafata nabi abagore babo? Umugabo ashobora kwitwara atyo bitewe nuko papa wari uko yafataga mama we, agatekereza ko ibyo ntacyo bitwaye. Abandi bo bashobora kwitwara batyo bitewe n'umuco w'aho baba, ituma abagabo bagira imitekerereze idakwiriye yo kumva bagomba gukoresha imbaraga kugira ngo bereke abagore babo ko ari abatware. Naho abandi bo ntibigeze batozwa gutegeka ibyiyumvo byabo, wenda ngo bifate mu gihe barakaye. Hari n'abagabo bakunze kureba amashusho y'urukozasoni, bigatuma batabona abagore n'imibonano mpuzabitsina uko bikwiriye. Nanone abashakashatsi benshi bagaragaje ko nyuma y'icyorezo cya COVID-19 abagabo benshi batangiye guhohotera abagore babo. Birumvikana ko muri izo mpamvu zose tubonye nta n'imwe yagombye gutuma umugabo afata nabi umugore we. Paragrafu ya 4. Ikibazo: ni iki abagabo b'abakristo bakwiriye kwirinda kandi kuki? Abagabo b'abakristo bagomba kwirinda imitekerereze yo muri iki gihe yo gufata abagore uko batari. Kubera iki? Impamvu ni uko ibyo umuntu atekereza ari byo bigena ibyo akora. Intumwa Paulo yagiriye inama abakristo mu itorero ry'i Roma agira ati: nimureke kwigana abantu bo muri iyi si. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 na 2. Igihe Paulo yandikiraga abakristo b'i Roma, itorero ryabo ryari rimaze igihe rishinzwe. Nubwo byari rimeze bityo ariko, amagambo Paulo yanditse agaragaza ko hari abantu bo muri iryo torero bari bagikurikiza imigenzo n'imitekerereze y'abantu badasenga Yehova. Iyo niyo mpamvu yabasabye guhindura imitekerereze yabo n'imyifatire yabo. Iyo nama Paulo yatanze ireba n'abagabo b'abakristo muri iki gihe. Ikibabaje ariko nuko hari bamwe muri bo bafite imitekerereze y'abantu badasenga Yehova ndetse bakabahohotera abagore babo. None se Yehova ashaka ko abagabo bafata abagore babo bate? Igisubizo cy'icyo kibazo tukibona mu murongo iki gice gishingiyeho. Paragrafu ya 5. Ikibazo:
Dukurikije ibivugwa mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7, abagabo bagombye gufata abagore babo bati. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7 hagira hati: mu buryo nk'ubwo namwe bagabo mukomeze kubana n'abagore banyu mubafata neza kandi mububaha, kuko badafite imbaraga nk'izanyu. Mujye mwibuka ko nabo bazahabwa impano itagiranywe ubuzima kimwe namwe. Ibyo nibyo bizatuma Imana yumva amasengesho yanyu. Yehova yahaye abagabo itegeko ryo kubaha abagore babo. Umugabo wubaha umugore we amufata neza kandi akamureka akamukunda. Muri iki gice tugiye kureba uko umugabo yagaragaza ko yubaha umugore we. Ariko reka tubanze turebe imyifatire ishobora kugaragaza ko umugabo atubaha umugore we. Jya wirinda gukora ikintu cyababaza umugore wawe. Paragarafu ya 6 ikibazo. Yehova abona ate abagabo bahohotera abagore babo? Guhohotera uwo mwashakanye. Yehova yanga umuntu wese w'umunyarugomo. Yanga umugabo uhohotera umugore we. Mu Bakolosayi igice cya 3:19 hagira hati: namwe bagabo mukomeze gukunda abagore banyu kandi ntimubarakarire, nk'uko bigaragara mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7. Aya nawo murongo iki gice gishingiyeho. Iyo umugabo afata nabi umugore we ntashobora gushimisha Imana. Ikindi kandi Yehova ashobora no kutumva amasengesho ye. Paragarafu ya 7 ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu Efeso igice cya 4:31-32, ni ayahe magambo abagabo bakwiriye kwirinda? Kubwira amagambo mabi umugore wawe. Hari abagabo babwira abagore babo amagambo yo kubababaza, ariko Yehova yanga umuntu ugira uburakari, umujinya, gukankama no gutukana. Mu Efeso igice cya 4:31-32 hagira hati: mwirinde gusharira, uburakari, umujinya, gukankama, gutukana n'ubundi bugome bwose. Ahubwo mugirane neza, mugirane impuhwe, kandi mube mwiteguye kubabarirana mubikuye ku mutima, nk'uko Imana nayo yabababariye binyuze kuri Kristo. Jya uzirikana ko Yehova yumva ibintu byose. Yumva amagambo umugabo abwira umugore we nubwo baba ari bonyine. Umugabo ubwira nawe umugore we atuma batagira urugo rwiza kandi ntashobora kuba inshuti y'Imana. Ibisobanuro bigira biti: gutukana bikuyemo guhimba umuntu amazina amutesha agaciro, kumuvugaho ibintu bibi no guhora umubwira impamvu mwanga. Ubwo rero ikintu cyose umugabo avuga agamije kubabaza umugore we aba amututse. Ibisobanuro birarangiye. Paragarafu ya 8 ikibazo. Yehova abona ate ibikorwa byo kureba amashusho y'urukozasoni kandi kuki? Kureba amashusho y'urukozasoni. Yehova yanga ibikorwa byo kureba amashusho y'urukozasoni. Ubwo rero umugabo ukomeza kureba amashusho nk'ayo ntashobora kuba inshuti ya Yehova kandi abatesheje agaciro umugore we. Yehova bashaka ko umugabo yirinda guhemukira umugore we, haba mu byo akora no mu byo atekereza. Yesu yavuze ko umugabo witegereza umugore utari uwe kugeza ubwo amwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima. Matayo igice cya 5:28-29. Paragarafu ya 9 ikibazo. Kuki Yehova yanga umugabo utesha agaciro umugore we? Gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo butuma umugore yumva nta gaciro afite. Hari abagabo bahatira abagore babo gukora imibonano mpuzabitsina ku buryo bituma bumva bahohotewe cyangwa bakumva badakunzwe. Imyifatire nk'iyo kwikunda no kutita ku bandi Yehova arayanga cyane. Yehova bashaka ko umugabo akunda umugore we, akamufata neza kandi akubaha umutimanama we. Byagenda bite se niba umugabo w'umukristo atesha agaciro umugore we, akamuhohotera cyangwa akareba amashusho y'urukozasoni? Yakora iki ngo ahindure ibitekerezo bye n'ibikorwa bye? Icyo umugabo yakora ngo areke ingeso mbi. Paragarafu ya 10 ikibazo. Abagabo bakora iki ngo urugero rwa Yesu rubagirire akamaro? Ni icyo umugabo yakora ngo areke guhotera umugore we no kumutesha agaciro? Yakora uko ashoboye ngo yigane Yesu. Nubwo Yesu atigeze ashaka, uko yafataga abigishwa be bishobora gutuma umugabo amenya uko akwiriye gufata umugore we. Urugero, reka turebe isomo abagabo bavana ku buryo Yesu yafataga intumwa ze n'uko yavuganaga nazo. Paragarafu ya 11 ikibazo. Yesu yafataga ati intumwa ze? Yesu yafataga neza intumwa ze kandi akazubaha. Ntiyigeze azibwira nabi cyangwa ngo azitwaze igitugu. Nubwo yazirushaga ububasha, ntiyigeze abukoresha kugira ngo azereke ko zari munsi ye cyangwa ngo azitere ubwoba. Ahubwo yicishaga bugufi akazikorera. Yarazibwiye ati, munyigireho kuko nitonda kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona ihumure. Matayo igice cya 11:28-30. Uwo murongo ugaragaje ko Yesu yitondaga. Umuntu witonda si uko nta mbaraga bafite, ahubwo abashoboye kwifata. Iyo hagize umushotora akomeza gutuza kandi akifata. Paragarafu ya 12 ikibazo. Iyo Yesu yavuganaga n'abantu yababwiraga amagambo ameze ati? Yesu yavugaga amagambo ahumuriza abandi kandi akabatera inkunga. Ntiyigeze akankamira abigishwa be.
ndetse n'igihe abanzi be bamutukaga kandi bakagerageza kumurakaza ntiyigeze abasubiza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo 21 kugeza kwa 23. Hari n'igihe Yesu yahitagamo guceceka aho kugira ngo abwire abantu nabi. Rwose yasigiye abagabo bakristo urugero rwiza cyane. Paragrafu ya 13 ikibazo. Dukurikije ibivugwa muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza kwa 6, umugabo yakora iki ngo agumane n'umugore we? Yesu yategetse abagabo kudahemukira abagore babo. Yasubiyemo amagambo ya Yehova avuga ko umugabo agomba kugumana n'umugore we cyangwa komatana nawe. Muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza kwa 6 hagira hati, arabasubiza ati, ese ntimwasomye ko igihe Imana yatangiraga kurema abantu yabaremye ari umugabo n'umugore, maze ikavuga iti, niyo mpamvu umugabo azasiga papa we na mama we akagumana n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Icyo gihe niwe bakiri babiri, ahubwo baba ari umubiri umwe. Kubw'ibyo rero icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya. Inshinga y'ikigiriki yakoreshejwe muri uwo murongo yahinduwemo komatana, isobanura gufatanya ibintu ukoresheje kore. Ubwo rero urukundo ruba hagati y'umugore n'umugabo rugomba kuba rukomeye cyane ku buryo baba bameze nk'abafatanyijwe na kore. Hagize ukora ikintu cyabaza mugenzi we, bombi wababara. Umugabo ukunda umugore w'urukundo nk'urwo azirinda kureba amashusho y'urukozasoni y'uburyo bwose. Azirinda kureba idafite akamaro. Zaburi y'119 umurongo wa 37. Kimwe na Yobo azaba yariyemeje kutareba umugore ngo amwifuze. Paragrafu ya 14 ikibazo. Ni ibihe bintu umugabo uhohotera umugore we agomba gukora kugira ngo yongere kuba inshuti ya Yehova kandi abane neza n'umugore we? Umugabo uhohotera umugore we cyangwa akamubwira amagambo mabi, hari icyo abakwiriye gukora kugira ngo yiyunge na Yehova kandi yiyunge n'umugore we. Niki yakora? Icya mbere, abagomba kwemera ko yakoze ikosa rikomeye, nta kintu na kimwe Yehova atareba. Icya kabiri, abagomba kureka guhotera umugore we kandi agahindura imyifatire ye. Icya gatatu, abagomba gusaba imbabazi umugore we kandi agasaba imbabazi na Yehova. Nanone abagomba gusenga Yehova kugira ngo amufashe guhinduka, bityo abashe gutekereza neza, kuvuga amagambo meza no gukora ibyo Yehova ashaka. Icya kane, abagomba gukora ibihuje n'amasengesho abwira Yehova, akirinda ibikorwa byose by'urugomo n'amagambo mabi. Icya gatanu, abagomba guhita ajya gushaka abasaza kugira ngo bamufashe. Icya gatandatu, ashyiraho gahunda izamufasha kwirinda ikintu cyose cyatuma yongera gukora ibyo bintu bibi. Ibyo ni nabyo umugabo ureba amashusho y'urukozasoni akwiriye gukora. Nakora uko ashoboye ngo areke izo ngeso mbi, Yehova azamufasha. Ariko kuba umugabo yareka ibikorwa bibaza umugore we ntibihagije. Abagomba no kugaragaza ko amwubaha. Yabigaragaza ate? Uko umugabo yagaragaza ko yubaha umugore we? Paragrafu ya 15 ikibazo. Umugabo yagaragariza ate umugore we ko amukunda? Jya umugaragariza urukundo. Bamwe mu bagabo babanye neza n'abagore babo biyemeje kugira ikintu babakorera buri munsi kugira ngo babereke ko babakunda. Hari ibintu byoroheje umugabo yakora kugira ngo yereke umugore we ko amukunda. Urugero, ashobora kumufata ukuboko cyangwa akamuhobera. Nanone ashobora kumwohereza message, wenda akamubaza niba yariye cyangwa akamubaza uko yiriwe. Rimwe na rimwe ashobora kumwandikira amagambo yatoranyije neza agaragaza ko amukunda. Iyo umugabo akorera umugore we ibintu nk'ibyo, aba agaragaza ko amwubaha kandi bituma bakomeza kubana neza. Paragrafu ya 16 ikibazo. Kuki umugabo akwiriye gushimira umugore we? Jya umushimira. Iyo umugabo yubaha umugore we, amutera inkunga kandi akamwereka ko afite agaciro. Ashobora kubigaragaza yibuka kumushimira ibintu byose akora kugira ngo amushyigikire. Iyo umugabo avuga imico myiza y'umugore we abikuye ku mutima, bituma umugore we yumva yishimye, yumva amerewe neza, akibonera ko umugabo amukunda kandi akamwubaha. Paragrafu ya 17 ikibazo. Umugabo yagaragaza ate ko yubaha umugore we? Jya ugaragaza ubugwaneza no kubaha. Umugabo ukunda umugore we amwereka ko ari uw'agaciro, abona ko ari impano idasanzwe yahawe na Yehova. Ibyo bituma amugirira neza kandi akamwubaha, ndetse no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ntazamuhatira gukora ikintu cyatuma yumva abangamiwe, ahohotewe, cyangwa ikintu kibangamiye umutimanama we mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Birumvikana ko uwo mugabo nawe azakora uko ashoboye kugira ngo akomeze kugira umutimanama ukeye imbere ya Yehova. Ibisobanuro bigira biti: Bibiliya ntitanga ibisobanuro ku buryo bukwiriye n'ubudakwiriye bwo gukora imibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore bashakanye. Umugabo n'umugore nibo bafata umwanzuro wo kugaragaza ko baha Yehova, uko buri wese yashimisha mugenzi we, nuko bakomeza kugira umutimanama ukeye. Mu by'ukuri, umugabo n'umugore we ntibagombye kuganiriza abandi uko bo bakora imibonano mpuzabitsina. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 18 ikibazo. Ni iki abagabo bakwiriye kwemeza gukora?
Iyo Yehova abonye ukuntu ukora uko ushoboye kose ngo ugaragaze ko wubaha umugore wawe mu byo uvuga no mu byo ukora, biramushimisha cyane. Ubwo rero iyemeza kugaragaza ko wubaha umugore wawe, wirinda gukora ikintu icyo ari cyo cyose kimubabaza, ahubwo umugirire neza, umwubahe kandi umugaragarize ko umukunda. Nubigenza utyo uzaba weretse umugore wawe ko umukunda kandi ko afite agaciro. Niwubaha umugore wawe uzaba ugaragaje ko uha agaciro kenshi ubucuti ufitanye na Yehova, kuko ari bwo bw'ingenzi. Ibisobanuro bigira biti: ibintu bine umugabo yakora ngo agaragaze ko yubaha umugore we. Abakristo basabwa kubwira abandi amagambo meza. Umugabo yakurikiza iyo nama ate mu gihe avugana n'umugore we cyangwa mu gihe amuvuga mu bandi? Icyambere, jya wigana Yehova, uvugane ikinyabupfura kandi ukoresha amagambo agaragaza ko wubaha. Nubikora uzaba ugaragaje ikinyabupfura kandi ko wubaha umugore wawe. Icya kabiri, jya ushimira umugore wawe, jya wirinda kubwira abandi amakosa ye. Icya gatatu, jya wihutira kumva ariko utinde kuvuga. Icya kane, jya ubwira neza umugore wawe nubwo haba hari ikintu mutumvikanaho. Ibisobanuro birarangiye. Ibibazo byisubiramo. Umugabo yagaragaza ate ko akurikiza ibivugwa muri iyi mirongo? Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 19, Abefeso igice cya 4 umurongo wa 31 na 32, Matayo igice cya 19 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, Indirimbo y'ijana na 131. Icyo Imana yateranyirije hamwe. Igice kirarangiye. Ibi bintu wowe Sabe ntago ubizi, ntago uzi ibintu byabaye mu nsengero. Rumva ugasanga umuntu yaripambye gutya ameze nka dendo zigiye kurwana, uri kumva? Ugasanga uriya mudiyakoni ni umugore we, uriya muririmbyi wa Antona ni umugore we, hafite abagore 3 mu rusengero na nyina w'abana yasize mu rugo. Umuntu akagukorera deliverance aho kugira ngo wenda gusengera gufashe ku bitugu agatangira gukata ahangaha akamanuka. Bafasha abagore babagira ibihomora, babagira ibyomanzi, aribo bakabayoboye inzira, aribo bakaberetse ukuri mu nsengero hafi ya zose. Inyigisho yo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, intego zabo zari ukwaka amafaranga. Sabere kanze nkubwire, umuntu akaza arira ati ndashaka gukizwa avuye mu buraya, ariko yagera mu rusengero bishop akamugira indaya ye. Uri kumva? Cyangwa akamuteza n'abandi badiyakoni. Oya, nta Mana irakaye, n'abantu babisobanukirwe babimenye, nubwo ntaje kubikumenyesha. Nta leta ifunze, ntabwo Imana ibabaye, ahubwo Imana iri kwishima kuko niyo ibiri inyuma. Oya mugende babafungire, ahubwo namwe nibatabafunga mushima Imana, ubundi mubona mukwiye gusigara. Nubana ubwo Imana ihereye ku nsengero rero, nukuri ibintu bakoreye mu nsengero ntago biri burangizwe no kuzikinga, buri igihe no gukurikirana ba nyiri sengero.